ni uwuhe mukinnyi wa filime rwose wumva wifuje kumera nkawe ukavuga ati sha ni hahandi nzakora cyane ariko nzamere nk'uriya muntu? ni uwuhe umukinnyi nkunda cyane mba numva nzakina nanjye nkamera nkawe ni Bahawe. Hello guys, mumeze mute? Mumeze neza? Natwe tumeze neza. Ni karibu kuri Aurore TV show. Kano kanya rero tugiye kubana n'umutumirwa wacu usanzwe mumenyereye, abenshi abo tubanye hano ibyo byose baramuzi. Ubwo rero ntabwo ari ngombwa kuba namuvuga kuko nawe ibyo byose ni mukuru, yakwivuga, yatangira atwibwira kugira ngo ubundi dukomeze tuganire. Banje kubasuhuza, amazina ni yandi ni Mugwaneza kuri kamera. Uvuga cyane, ongera ijwi. Mana yanjye. Umutumirwa agize isoni. Banje kubasuhuza, amazina ni yandi Mugwaneza kuri kamera. Murakoze. Pamela, Queen Pamela, utakuzi ibyo birahagije ku muntu warusanzwe, ku muntu ukubonye bwa mbere wamubwira ko ari Queen Pamela agahita abimenya? Namubwira ko amazina ari Mugwaneza kuri Pamela. Nyine yanyarikira kuri Aurore TV show, nyine yadusangaho atatumenya. Okay, Pamela, Karame. ibindi bintu by'umwihariko ku bantu batakuzi ni ibihe, ku buryo umuntu nyine yavuga ati okay, uriya muntu namubonye ni Pamela? Byo nk'ibyo birahagije cyangwa hari ibindi bintu runaka? Hari ibindi bintu runaka. Ibihe rero nibyo dushaka nyine ngo utubwire. Kubabwira ubusanzwe ndi umukinnyi wa filime. Okay, uri umukinnyi wa filime? Ubwo abo ni abantu yenda baba bakubonye bwa mbere. Okay, none se umuntu waba ukubonye bwa mbere ni iyihe filime yenda wakinnyemo ku buryo nyine yahita anyarukirayo akayireba? Filime nakinnyemo bwa mbere yitwa Urwango rwa Mukase, niyo ya mbere nakinnyemo. Niyo filime ya mbere wakinnyemo? None se Pamela, gukina filime ni impano cyangwa ni ukubikunda? Urabona hari ukuba ukunda ikintu, hari no kuba ubyumvamo nyine ufitemo impano. N'ibyo bintu bibiri ni ikihe kintu cyaganjije ikindi ku buryo wisanga mwahangaha? Ni ukubikunda cyane. Ni ukubikunda cyane. Ni ukubikunda ugahita uvuga ati bino bintu ngombe mbikore. Yego. Okay, Pamela rero tugiye gukina umukino, urumva? Ndatangira nkubaza iki? Ndatangira nkubaza ibibazo, sibyo? Biteguye. Kugira ngo abantu, ubwo ngiye kubariza abantu bakubonye bwa mbere, ngiye kubabariza cyangwa se basanzwe banakuzi, ngiye kubabariza kugira ngo bamenye Pamela akunda iki, urumva? Ni ikihe kintu akunda, mbese nyine bitewe n'ibibazo ngiye kugira ngo ngiye kukubaza. Pamela, kuri umukinnyi wa filime, ni uwuhe mukinnyi wa filime mu Rwanda, urumva, ukunda cyangwa ukespira nyine akavuga ati ukifuza, ukumva wifuje kumera nkawe? Umukinnyi nkunda cyane mba numva nzakina nanjye nkamera nkawe ni Bahawe. Okay, ukora iki kugira ngo uzamere nkawe? Iyo ndi gukina nyine amafilime nyina imbaraga, numva mbikunze. Nongeye kubwira abakunzi bacu banyihangana, ntabwo no munsi nabashije kujya kuri kamera nk'uko mubisanzwe mubizi bitewe n'uko ndwaye muri kubyumva. Ubwo rero niyo mpamvu muri kubona uyu mutumirwa wenyine kuri kamera. Ubwo rero muranyihanganira, ni umukino tugiye gukina. Ubwo Pamela nawe arakomeza mbaza, nubwo mutari kumbona ariko humura muzajya mwumva. Pamela, ni ikihe kibazo wumva wifuza rwose we kumbaza ukavuga ati ni mbese nyine ukumva ugifite amatsiko kubyo ushobora kubariza n'umuntu wese ushobora kuba urimo uratwumva hano? Ikibazo numva cya mbere numva nabanza kukubaza, kubera iki ukunda sinema nyarwanda? Akabazo karoroshye. Akabazo karoroshye ko ndakagusubiza. Impamvu nkunda sinema nyarwanda nanjye nuko nabyisanzemo nkasanga niho kazi kanjye. Ikibazo cya kabiri, mu bakinnyi ba sinema ni uwuhe mukinnyi ukunda cyane? Umukinnyi nkunda cyane ni cya kintu ugasanga tugihuje kuko nanjye nkunda Bahavu cyane.
undi abahavu aranyesipira cyane, mba numva nakora cyane kugira ngo nzagere. Ni umugore uzi icyo ashaka, atandukanye cyane na bamwe mu bakinnyi ba filime. Ni umugore uzi icyo ashaka kandi yiteje imbere cyane, ko n'ibyo akora arabizi. Ubwo rero mba numva mukunze bitewe n'uko akinana ubuhanga, ubushishozi ndetse n'ikinyabupfura. Muri make rwose ibyo akora arabizi, rero ndamukunda. Uwo ni umukinnyi duhurijeho, urumva ko dukunda umuntu umwe muri sinema nyarwanda. Okay, nkakubaza ikindi n'ijyaho ugezweho. Pamela, ni ikihe kintu cyagushimishije ukimara gukina filime yawe ya mbere ukabona urasohotse? Urubyumva? Ni ikihe kintu cyagushimishije rwose ukavuga ati wow, ndumva nishimye, ndumva nezerewe, za nzozi zanjye bya Marina najyaga mbona bihita kuri televiziyo, rwose nanjye ndabona miss ngiye gutambukaho? Ni ikihe kintu mbese nyine wumvishe kigushimishije ukumva kabisa ewana bikugeze ku mutima? Ikintu cyanshimishije bwa mbere tugisohora filime nyine nkareba nkisangamo, ese numva nishimye, ndavuga ni Mana yanjye urakoze kuba wumvishe gusenga kwanjye. Washimishijwe n'iki rero? Nashimishijwe nuko nyine natangiye guca ku itangazamakuru. Hari ukuntu nayo nicara mu rugo nkabona nk'umuntu aca nkavuga ni Mana yanjye biriya bintu biragora, ariko nyine ibintu byose bisaba guharanira. Nanjye ubwo ngubwo nicara nkumva ndabishaka nkasenga Imana. Rero Mana yanjye nashimishijwe nuko nanjye natangiye guca ku itangazamakuru, abantu barambona aho ngeze ataha dore Pamela. Utangira kuba icyamamare neza, natangiye kwamamara. Wagenda bakavuga ati dore nguriya twakubonye. Ibyo birashimisha, ni ibintu bishimisha cyane rwose. Umuntu wese ukimara kujya imbere ya kamera, ukuntu yagiye nyine yagenda mu nzira bamubwira ati dore uriya muntu twamubonye. Good. Okay. Pamela, mu rugo uri umwana wa kangahe? Wa kane. Yego. Pamela afite imyaka ingahe? 17. Pamela ni umunyeshuri cyangwa yareretse? Ni umunyeshuri. Pamela akunda kurya iki? Igitoki. Akunda kurya igitoki cyane? Ibindi? Ifiriti. N'ifiriti. Pamela ni iki kintu cyamubangamiye cyane nyine kuva wavuka kugera ufite iyo myaka 17? Ni ikintu cyakubayeho kabisa ukumva kirakubangamiye cyane, ukumva nyine kirakubabaje kwa? Ikintu cyambabaje kikambabaza ni ukuntu nakuze numva nshaka kuzereka sogokuru ikintu cyiza, tayari agafata kibonye. Icyo kintu cyambabaje kuri njye. Iyo pole mama, pole. Ariko hari n'abandi uzabyereka humura. Jya ndumva bavuga ngo inahari baba batureberera. Ni hahandi rero ugomba kuzakora cyane kugira ngo nahari azashimishwe nuko Pamela yavuyemo umuntu ukomeye kandi nyine w'intangarugero, umuntu wese ashobora kwifuzwa kuba we. Nkuko wifuzwa avuga ati nifuza kuba nk'abahavu, nawe nyine ukavuga ngo hakaba hari umuntu wifuza kuba nka Pamela. Yego. Okay, twakomeje. Urambaza cyangwa nkomeze ninkwibariza? Komeza umbase ngenda cyabitekereza. Uracyabitekerezaho? Okay. Pamela ni umwana wa gatatu harya? Wa kane. Uri bucura? Yego. Cyangwa uri imfura? Ndi bucura. Uri bucura se kwako cyangwa ukunze kuba bucura? Oya, ndiwe. Niyo mpamvu watese. Abantu batazi uyu Pamela ni umwana watese cyane rwose, ariko usicyo ashaka akanabirwanirira cyane pe. Nkunda ishyaka ryawe, ndabigukundira kuntu nyine uri umwana uzi icyo ashaka kandi akarwana cyane kugira ngo abigereho. Imana ijye gukomereza imbaraga kandi n'ubushobozi n'umuhate wawe kugira ngo basi uzagere ku cyo wifuza. None se Pamela, ufite ababyeyi? Yego, ndamufite. Uramufite? Urabafite? Ndamufite umwe, mama. Okay, mama ibyo byose yakureze neza cyane. Yubahwe, turamusuhuje ahari. Ni irihe jambo ushobora kubwira mama wawe kano kanya?
icyo namubwira cyo ni ugukomezanya imbaraga nyine yadutangiranye ubwo ngubwo ndamukunda. Uramukunda? Okay, nigeze kukubaza ikintu cyakubabaje, urabyumva? Ngiye no kukubaza ikintu cyagushimishije kuva wava kugera imyaka iyi ngiyi ufite. Ni icyo kintu cyagushimishije mu buzima kabisa, n'igitekereje uhita uvuga ati mana we, ati sha, ati wa munsi narishimye, cyangwa se iki gihe niki byagenze gutya numva ndanezere mu mutima wanjye. Ni ikihe kintu cyagushimishije? Ikintu cyanshimishije mu buzima bwanjye niyo nyitekereje mvuga ni Mana warakoze kwisanga muri sinema nyarwanda. Okay, umbwiye ikintu cyanshimishije? Ego, cyagushimishije. Nari ngiye kukubaza none ariko ndumva usa naho ugiye kunsubiza ikibazo nari ngiye kukubaza. Ngiye kukubaza, ese Pamela, uko kuntu uri kutubwira nyine ukunze sinema nyarwanda, uzakomeza ubikunde cyangwa se uzagera imbere ucika intege nyine wumve ubivuyemo? Gahunda mfite niyo gukomeza nkakunda sinema nyarwanda, nkakomezanya nayo paka. Kubireka ntabwo birimo. Kubireka ntabwo birimo. Okay. Noneho ikindi kibazo kirakomeyemo, kiragira giti, abantu benshi bazi ko abakinnyi ba filime cyangwa abana benshi b'abakobwa iyo bagiye muri sinema nyarwanda baba bagiye kuba ibirumbo cyangwa kunanirana nk'uko babivuga, urabyumva? Cyangwa kuba indaya. Okay, yakubona uri umusitari, uri waragiye imbere ya kamera cyangwa ugaragara imbere ya kamera, ukavuga ati iriya ni indaya. Ni ikihe kintu ushobora kubwira uwo muntu utekereza ibyo bintu? Uwo muntu ikintu namubwira, ibyo atekereza ntabwo ari byo. Ubundi umuntu nifatira umwanzuro, niba ngiye naragiye muri sinema nyarwanda numva nyikunze, ibintu byo kuvuga ngo Pamela kuba naciye kuri kamera nananiranye, cyangwa na buri umwe wese ukina muri sinema iyo agiyemo agenda azi icyo ashaka, byo kuba indaya cyangwa kuvuga ngo ni ikirara ni ikirumbo baribeshya cyane. Okay, abenshi bavuga ko abana benshi bajya muri sinema nyarwanda baba batswe ruswa cyane cyane y'igitsina ku bana b'abakobwa. Wowe hari umuntu waba warayikwatse iyo ruswa? Oya, ntabwo byabayeho. Uraza kuvuga rero, wabwira iki aba bana badukurikiranye bitinya bavuga ati se tubonye abantu badushyira no muri sinema nyarwanda ibi n'ibi byatubaho, ugasanga nyine baritinye bitewe n'amagambo ayo yose bagenda bumva, ugasanga nyine baravuze ati kugira ngo twirinde bya bibazo byose dushobora guhura nabyo, ntabwo tugomba kujya hari ahantu, ntabwo tugomba kujya muri sinema nyarwanda bitewe nyine na ya makuru mabi bagiye bumva. Ni iki wababwira? Icyo nabwira abari b'u Rwanda bari hanze aha, harimo abafite impano, harimo abumva babikunze nkanjye. Icyo nababwira ni ukwitinyuka, ibyo byo kuvuga ngo bazabaka ruswa z'ibitsina, ngo bazabibirara, ibyo ntabwo ari byo. Niba babikunze koko bakunda sinema nyarwanda nibayijyemo, ariko nyine nabo birinde ababashuka. Birinde ababashuka, kuko nyine ntabwo abantu bose ari beza, si byo se? Naho ngaho muri sinema nyarwanda harimo bya birura biba bishinyitse amenyo nk'uko muri sosiyete bisanzwe abo bose barimwo. Ego rero nyine niyo mpamvu ahubwo baba bagomba kumenya ubwenge kugira ngo ahubwo bagiye bagahura na bya, ariko biroroshye cyane bana barega kwa, si byo ko ntabwo bibaho kuko nanjye mpajya kuhagera iyo ruswa ntawayinyatse. Ego ntawayinyatse kandi ni ibintu byiza rwose. Okay, Pamela, kuva wajya muri sinema nyarwanda hari ikintu byari byakumararike kashi cyangwa uracyari mu nzira ziyafataho? Ndacyari mu nzira ziyafata, ariko mu kwa 9 umva uzatwatangiye kuyafata gutya. Okay, byiza cyane, ibyo ni ibintu byiza kandi rwose byo kwishimirwa. Pamela rero nakubwira ko twishimiye kubana nawe, twishimiye kukumenya birambuye, kuko rwose nyewe kuri nge uri umwana wanshimishije
kuva nkikubona bitewe n'umuhate wawe kandi nanagusabira ibyiza ngo Imana izakomeze igushyigikire, ikurinde, ikugeze kure, iguhe ibyo wifuza bizakugira umumaro. Urabyumva? Kandi kabazo k'amatsiko Pamela. Yego. Ko watubwiye ko uri umunyeshuri ukaba winjiye mu bintu bya sinema nyarwanda, ubwo ishuri ntugiye kurivamo? Oya. Ntabwo ishuri nzarivamo. Ko watubwira ko iyo watangiye gufata ku mafaranga atavuga ati amafaranga araryoshye we agahita abikatira. Wowe bivugaho iki? Njyewe icyo nabivugaho, ubu ngubu nagiye muri sinema muri iki gihembwe, nyine kuba twafunze igihe kinini, ariko n'indi minsi nidufungura nsubira ku ishuri nzajyayo. Yego. Ku buryo nzajya niga ibintu bya sinema nyine nkabijoyininga muri vakansi, kuko igihe kibura n'igitaya kugira umuntu asoze nyine noneho nkajoyininga sinema neza. Yego. Okay. Ubwo rero ndumva abakunzi bacu buriya harimo abantu bashobora kuba bitinya b'abanyeshuri bakavuga ati buriya uragiye kurivamwo, urumva, bakaba kano kanya bari kwitinya bumve ko ibintu byose birashoboka. Iyi vakansi ntabwo bayipfusha ubusa, ahubwo bagerageza kugerageza amahirwe yabo no kuyapima kugira ngo barebe ko ibyo bifuza cyangwa inzozi zabo zazagerwaho. Okay, Pamela, ubwo rero nafata uyu mwanya ngushimira, wakoze cyane kubana natwe kuri Aurore TV show. Nanabwira abantu twe tubanye bwa mbere batarakora subscribe, share, comment ko babidukorera kugira ngo bajye babasha gukurikirana ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe. Okay, wasenzera abakunzi bacu ubundi tukazabana ikindi gihe. Bye bye. Urakoze cyane. Bye.